Turabasuje abadukurikiye kuri Kare Brothers TV, Uwiteka abahire. Uyu munsi tugiye gukomeza tuganira kuri ya nsanganyamatsiko yacu idukangurira gutinyuka tukiga Bibiliya, tugasoma Bibiliya neza. Uyu munsi nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Emmanuel Niyonsenga ndetse na Munezata Niyomfura Eric. Reka musabe atangire asuhuza abadukurikiye anadufasha mu isengesho. Abashuhuje mwese abadukurikiye kuri Kare Brothers TV, Uwiteka abahire. Tugiye rero gukomeza kwigana ku nsanganyamatsiko yacu ivuga ngo tinyuka wige Bibiliya. Mbere y'uko dutangira reka tubanze dusenge. Data dukunda, tugushimiye uburinzi bwawe budahema kubana na bamwe muri twe. Tukawushimiye ko tugeze uyu mwanya turi amahoro ibihererwa icyubahiro. Amen. Tugiye rero kwigira hamwe ijambo ryawe no kwinginga ngo umwuka wera tube bugufi kugira ngo tubashe gusobanukirwa ndetse no kugirirwa umumaro n'ijambo ryawe. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu tubisabye. Amen. Amen. Ubushize twabonye ko iyo kugira ngo twizere Yesu bisaba kumwitegereza, bigatubashisha kwihana ibyaha, tukabyatura, bikadutera kumwiyegurira, tukanamwizera. None ubwo dusoza twibaza ni gute twakwizera Imana cyangwa se twakwizera Yesu byatubashisha kwakira imbabazi ze. Urakoze cyane kugira ngo ubivuze neza. Twabonye ko kugira ngo umuntu abashe kwizera Yesu bisaba ko abanza akamwitegereza, agakurikiza bikamutera kwihana, bigatuma agasabwa kwatura ibyaha bye, akiyegurira Yesu, noneho akamusaba n'imbabazi ze, n'imbabazi z'ibyaha bye kugira ngo abashe kumubabarira. Ikibazo rero kirabaza ngo ni mu buhe buryo twakwizeramo Yesu cyangwa Imana, kuko Imana erega Yesu nawe ni Imana. Yesu ni Imana. Ni mu buhe buryo twakwizeramo Yesu kugira ngo tubashe kubona imbabazi ibyaha byacu, kugira ngo tubashe kumva neza kwizera, uburyo dushobora kwizera. Reka dufate ingeragere dusanga muri Bibiliya. Bazisanga muri Yohana ibice 5 ndetse no muri Yohana 4. Yego. Ni ingero zitugaragariza uburyo dukwiye kwizera Yesu. Reka tujye muri Yohana 4, turahera ku murongo wa 46, turahasanga inkuru ya Yesu akiza umwana w'umutware. Reka tuyisome. Bukeye yongera ku gikana y'i Galilaya, aho yahinduriye amazi vino. Uwo ni Yesu ari kutubwira. Kandi i Kaperinawumu hariho umutware w'umwami wari urwaje umwana we w'umuhungu. Yumvise Yesu avuye i Yudaya asohoye i Galilaya, aramusanga, amwingingira kumanuka ngo akize umwana we kuko yendaga gupfa. Yesu aramubwira ati, ntiwakwizera keretse mubonye ibimenyetso n'ibitangaza? Uwo mutware aramusubiza ati, databuja, manuka akana kanjye katarapfa. Yesu aramubwira ati, genda umwana wawe ni muzima. Uwo muntu yizera iryo jambo Yesu amubwiye, aragenda. Bukeye bwaho akiri mu nzira, abagaragu be baramusanganira, baramubwira bati, umwana wawe ni muzima. Ababaza igihe yoroherewe, baramusubiza bati, ejo ku isaha ndwi niho ubuganga bwamuvuyemo. Nuko se amenya yuko ariyo saha Yesu yamubwiyemo ati, umwana wawe ni muzima. Nuko uwo mutware aramwizera, ubwe n'ab'inzu ye bose. Icyo ni cyo kimenyetso cya kabiri Yesu yakoze avuye i Yudaya ageze i Galilaya. Hano turi kubona inkuru y'umutware. Yari afite umwana w'umuhungu arwaye indwara yabonaga ko iri buze kumwica. Arangije uyu mugabo yari yarumvise ibya Yesu, yumva ko akiza abantu. Arangije nawe afata inzira. Yumvise ko yageze mu gace k'iwabo. Hano aravuga ngo bukeye yongera ku gikana y'i Galilaya,
noneho ku murongo wa 47 ngo oya reka duhere ku murongo 46. Bukeye yongera kujya i Kana y'i Galilaya aho yahinduriye amazi vino, kandi i Kaperinawumu hari umutware w'umwami wari urwaje umwana we w'umuhungu. Yumvise yuko Yesu avuye i Yudaya asohoye i Galilaya, aramusanga amwingingira kumanuka ngo akize umwana we kuko yendaga gupfa. Aramwinginga ngo aze amukirize umwana. Uyu mugabo yari umutware. Aho yabaga i Kaperinawumu aza kugerwaho n'inkuru y'uko Yesu agiye kuza, agiye i Galilaya. Afata inzira aragenda ajya kumureba. Yari yarumvise ibye kandi. Yari yarumvise ibya Yesu byanga bikunda. Yumvaga ko akiza abarwayi. Twanabihuza nanjye ngo wahereyeho kwitegereza Yesu. Yari yaramwitegereje, yari yaramenye ibye. Yari yaramubwiwe. Kuko buriya twabonye ko tumwitegereza tubikuye mu ijambo ry'Imana, ariko buriya hari ikindi kintu tutabonye urakoze kunyibutsa tugeze turebaho. Dushobora kumumenya tumusomye mu byanditswe byera, ariko kandi dushobora no kumumenya duteze amatwi ari kubwiriza. Yego. Abaroma 10 uhereye ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 15 haduha inkuru y'uburyo, hatubwira uburyo abantu badashobora kwizera Yesu bataribwiwe. Sibyo? Rero kwizera guturuka kumva, Abaroma 10:17, kandi no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Ijambo rya Kristo rero dushobora kuryumva turyisomeye cyangwa tukaryumva turibwiwe n'ababwiriza. Rero nawe yari yarumvise bavuga ibya Yesu. Bityo ageze mu kibazo yumva akururiwe kuba yamwitabaza nk'undi mubyeyi wese. Umubyeyi iyo afite ikibazo cy'umwana urwaye yihutira gushakisha ahantu yakura umuganga wamukiriza umwana. Nawe rero niko byagenze. Yafashe inzira ajya kumureba, ariko nubwo yagiye urumva n'amakuru yari yarahawe, hari amagambo Yesu yamubwiye agaragaza ko uyu muntu muri we n'ubundi ntabwo yizeraga Yesu nk'umuntu nka Mesiya. Yaravuga reka ngende njye kureba. Ameze nk'umuntu wari waje aje kugerageza Yesu, kuko Yesu yaramuvumbuye ahita amubwira ngo ariko ntimwakizera keretse mubonye ibimenyetso bitangaza. Nawe yari yamubonye ko muri we harimo gushidikanya. Muri make uriya mugabo yaje avuga ati reka ngende, wabona ko yabikoze, nabikora nanjye ndizera. Uri kumva? Noneho uyu mugabo amenye ko Yesu amuvumbuye, burya wa muntu si mugenzi wanjye koko, ahita ku murongo wa 49 amubwira uwo mutware, aramusubiza ati databuja amanuka akana kanjye katarapfa. Mu yandi magambo niho kumubwira ati rwose ndakwinginze noneho singishidikanye ko wabikora, kuko n'ubundi umpaye ikimenyetso cy'uko ufite ububasha bukomeye, umuntu ubasha kumenya ibiri mu mutima wanjye. Ngwino ujye kunkiza umwana wawe wizeye. Icyo bishatse gusobanura. Yego. Ngo Yesu aramubwira ati ngaho genda, umwana wawe ni muzima. Uwo muntu yizera iryo jambo Yesu amubwiye aragenda. Amen. Natwe niba Yesu avuze ngo nusaba imbabazi urazihabwa, tugomba kwizera iryo jambo, iryo sezerano. Ikikwereka ko tugomba kuryizera nta n'ibindi bimenyetso turindiriye kubona. Uyu mugabo yaraye nzira ngo ejo bukeye arimo atahahura n'abagaragu be, ababaza igihe umwana yakiriye. Ahubwo yaterega umwana yakize saa 9, yakije ejo saa 9. Yibuka ko ariyo masaha Yesu yamubwiye ngo genda, umwana wawe agize gute, ni muzima. Yego. Natwe rero dukwiye kwizera amasezerano y'Imana. Niba hari adusomye muri Yohana 1:9 ngo niyo kwizerwa, ngo nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu. Niba natwe dusabye Imana imbabazi z'ibyaha byacu, dukwiye guhita twemera ko iziduhaye nta bindi bimenyetso turindiriye. Nk'uko uyu mugabo yahise yizera ko umwana we akize, nta kindi kimenyetso agize gute abonye. Yarabisabye nako Yesu yaramubwiye atarakize, ahita
yemera ko Arabyizera bibaye ko yakize. ahita yirarira nzira rwose ntiyanihutira no kujya kureba ko ntiyanabyitaho yenda cyane. kubera ko yari yamaze kubona ko Yesu afite ubumana muri we bumubashisha gukora ibyo bitangaza. Yego. Urundi rugero rwa kabiri turarusanga muri Yohana 5. Muri Yohana 5 hari inkuru y'ikirema cyari kimaze imyaka 38 cyararemaye, ngo cyari kiri ku kidendezi cy'i Betesida. Yesu rero arahanyura, ahanyuze abona umuntu wari wabaye kurusha abandi, aragenda aramwegera. Reka dusome Yohana 5 turahera ku murongo wa 5. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Uyu muntu yari ku kidendezi cy'i Betesida, ni imirongo ibanza ya kino gice nuko tutayisomye. Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Uyu muntu yaganyiye Yesu, yaramubajije turashaka gukira, arangije aganyira Yesu ati rero uko mbona uku aha hantu ndi nta muntu wabasha kunjugunyamo, igihe nkihegera abandi baba bantanzemo bagakira, kuko biringiraga yuko ngugezemo mbere abasha kugira gute guhita akira indwara ye. Yesu arangije amubwira ati ngaho haguruka fata uburiri bwawe ugende. Hariya duhita tubona ngo muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Mu yandi magambo, muri ako kanya uwo muntu yahise, nta kindi kiganiro tubona cyo gushyogoranya hagati y'uyu muntu na Yesu cyari ngo kirimo. shidikanya se ndakira kuko se mbigenze ne, ahubwo Yesu ahaguruka. Yesu ahaguruka ahita agenda, agenza abona birakunze. Mu yandi magambo, niba Imana ivuze ngo urakize, ubwo nyine urakize. Twarasomye mu Baroma 8:2 ngo itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye itegeko ry'icyaha n'urupfu. Mu yandi magambo, itegeko Yesu atanga ryo kubatura umuntu ku cyaha rihita risohora muri we. Ibyo dukwiye kubyizera ko ari uko nguko. Niba tubisomye dutyo tugomba kwemera ko ari byo. Iyo twizeye Yesu ahita atanga itegeko, icyaha kikamburwa imbaraga mu mibiri yacu, ntikibe kikidutwara nk'abaretwa. Ubwo rero kwizera, icya mbere ntibisabira kubanza kubona ibyo wizeye, nk'uko uriya mugabo atabanje kubanza kubona ibyo yizeye, ahubwo akikomereza gahunda z'ejo mu gitondo akaza bamuha inkuru, yumvaga byabaye kuko yari yabyizeye. Ikindi, kwizera ntabwo birindira kubyiyumvamo, kuko n'iki kirema nticyarindiriye kwiyumvamo ko cyakize kugira ngo kibone gihaguruke kigende. Natwe ni uko nguko dukwiye kwizera Yesu. Dukwiye kwizera amasezerano yo mu ijambo ry'Imana, ko igihe twakoze ibyo dusabwa, Imana nayo iyadusohoreza. Kuko nk'uko twasomye hano muri Yohana 1 igice cya 9 ngo nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kugira gute kutubabarira ibyaha byacu. Ni magambo igihe twabyatuye tugomba gusaba Imana imbabazi z'ibyaha byacu, kandi tukemera ko tugize gute, nako tugahita twizera twiringira ko tugize gute tubabariwe. Imana idufashe kugira ngo tubashe kugira kwizera nk'uko, kugira ngo tubashe kwiringira amasezerano y'Imana tutarindiriye ibimenyetso by'uko yasohoye, ahubwo twiringire ko igihe dusabye Imana cyane cyane imbabazi z'ibyaha byacu, idusohoreza iryo sezerano bitarindiriye ko tubyiyumvamo cyangwa ko duhita tubona ibimenyetso ako kanya. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Kugira ngo turashimira abadukurikiye, bari badukurikiye, tubasha kumva neza kwizera, ko tugomba kwizera kugira ngo uwumva iki kiganiro neza, kwizera biroroshye. Cyane no kwitegereza Yesu. Ubwo abagira komantere, ibitekerezo babyandika muri komenti, tukazajya dukomeza kubiganiraho. Twarakiye ikiganiro cyacu cy'ubutaha nakagaruka, cyane no gutinyuka tukiga Bibiliya. Murakoze.